muze kuba tubwiye ko mu myaka yanyu ngo mu cya 1990 kugeza muri 2037 ngo nta mababa mwagiraga, iyo mwajyaga ahantu kure mwagendaga n'iki? Mwabana mwe rero mu gihe cyacu habaga ibyo bitaga imodoka zagendaga ku butaka n'amapine n'indege zagurukaga. Mwabana mwe ibi byo kuguruka byabaga ku ndege gusa. Ibyo twabyifashishaga mu ngendo za kure, ndetse byose byarekeye ku gukoreshwa nyine ubwo havumbukaga uburyo bwo kugenda umuntu aguruka n'amababa. Gusa iyi tekinike cyangwa se iyi tekinoloji yo si kera, kuko yatangiye gukoreshwa ejo bundi 2041 nibwo twatangiye kugenda tuguruka. Mwabana mwe ubundi mu gihe cyacu ubwo ni muri myaka za 2020-2021 ibikorwa byose by'iterambere twabibonagamo n'umuriro w'amashanyarazi. wagendaga mu nsinga zabaga zimanitse ahantu henshi kugeza no mu mazu yacu. Mwabana mwe uwo muriro rero ni nawo watumaga nijoro habona urumuri bitari nk'iby'ubu butakira nk'uko nabyo babwiye ejo bundi. Mwabana ibi bintu cyo kutira sisiteme rwose narabwiye igihe ejo bundi yagiye ejo bundi muri za 2030 na kangahe ntiyari yakavumbuye mu gihe cyacu. Gusa nyine hari naho uwo muriro nababwiye utageraga kubera impamvu z'imiterere yawo, bityo umuriro tugeragaho mu mazu yacu nayo yabaga ateretse ahantu hamwe, atajya aguruka ngo yimukire aho ushaka hose ku isi nk'uko mubibona ubu ngubu. Ubwo rero twabonaga umuriro binyuze mu mapoto n'insinga z'amashanyarazi. None dore nta pironi, nta poto, nta rutsinga rw'amashanyarazi wabona. Mwabana mwe ibi byo gutwara umuriro mu buryo butagaragara, nta poto, nta pironi, nta rutsinga, nabyo byatangiye gukoreshwa ejo bundi muri za 2037. Ubwo njye n'abandi ba engineers bane twavumburaga uburyo umuriro wagenda mu muyaga hadakoreshejwe insinga z'amashanyarazi, ahubwo hakoreshwa icyo twise CEPB, icyo bita connection electrique par bluetooth. Mwabana ubwo se mbere yuko muvumbura ubwo buryo bushya izo nsinga z'amashanyarazi mu kirere ntizabangamiraga indege na za drone?